Yes, reka twongere tubasuhuze mwe mudahema kudukurikirana kuri Iwacu Factory TV mu makuru n'ubuhamya bugiye butandukanye. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku nkuru y'umukinnyi wa filime witwa Longine cyangwa se wamamaye nka Irunga Longine, ariko muri sinema yamamaye cyane nka Tukote. Ni amakuru mu minsi yashize yambitse umukunzi we impeta, ariko agerageza kumuhisha, yaba n'amafoto yasangije ku mbuga nkoranyambaga abamukurikira. Uriya mukobwa ntabwo yagaragara mu maso. Abantu rero bakoresha imbuga nkoranyambaga bagerageje gushakisha ngo bashake kuri uriya mukobwa bamenya. Finally rero birangiye amenyekanye, ni mu gihe Irunga Longine cyangwa se Tukote we yaragerageje kumuhisha. Hanyuma rero kanze mu kanya ntubwire ukuntu iyi nkuru imeze, ubwire n'umukobwa uwo ari we wamenyekanye ko yaba ari umukunzi wa Tukote bagiye kurushinga. Ariko niba ari bwo bwa mbere ugeze ku icano, reba munsi y'video maze urebe wanditse subscribe kugira ngo kandi tujye dukomeza kubana mu biganiro bitandukanye tugenda tunyuza hano umunsi ku munsi. Dukomeza kubana, nitwa Theogene, ni Iwacu Factory TV. Yes, nkuko mu kanya rero namaze kubibabwira, mu minsi ishize Irunga Longine wamamaye cyane nka Tukote muri sinema nyarwanda yemeje ko yamaze kwambika impeta inkumi bitegura kurushinga. Icyakora yakomeje kumugira ibanga, ndetse n'amafoto yasangije abamukurikira yirinze kugenda amugaragaza mu maso. Nkuko mwagiye mubibona, nta hantu na hamwe yigeze amugaragaza mu maso, yaba na video zose bagiye bashyira hanze nta kuri mukobwa yigeze agaragara mu maso. Mu kiganiro rero yahaye ikinyamakuru Igihe, Tukote yavuze ko atifuza gutangaza umukunzi we, ahamya ko igihe kizagera abantu bakamumenya. Nyuma yo gusangiza abantu rero amafoto ye n'iyi nkumi itagaragara mu maso, amatsiko yari yose ku bakunzi b'imyidagaduro, ndetse hatangira gushakishwa benshi mu bakinnyi ba sinema cyangwa se ba filime nyarwanda, kuko bakekaga ko ariho uyu mukobwa ashobora kuba bamubona cyangwa se bamushakira. Ariko rero ugiye kera ruhinyuza intwari, finally rero wa mukobwa yaje kumenyekana. Uti rero byagenze bite? Kuri wa 14 rero Gashyantare 2026, ubu ni ku munsi wa Saint Valentin, umukobwa witwa Kibasumba Mico Tricia yashangije abamukurikira amafoto yafotowe ku munsi yambitsweho impeta, bihita byemezwa ko nta gushidikanya uyu nguyu ari we mukunzi wa Tukote. Tukote rero nawe kuri uyu munsi wa Saint Valentin ntabwo yishiriye kwishira, byamunaniye. Nawe byarangiye ashyize andi mashusho ku mbuga nkoranyambaga ye, harimo nka Instagram ya Kibasumba, amwifuriza umunsi mwiza w'abakundana. Ibyo rero abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bakurikira bakurikije amafoto Tricia yashyize kuri mbuga nkoranyambaga ze, ukareba nayo Tukote yashyizeho amwifuriza umunsi w'abakundana mwiza, nta gushidikanya bahise babihuza, bavuga ko iyi nguyu ari we wa mukobwa Tukote yambitse impeta, ariko birinze kugaragaza mu maso. Mu kiganiro rero yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, akimara kumwambika iyo mpeta, Tukote yabereye ibamba umunyamakuru wifuzaga kumenya amazina y'umukobwa bitegura kurushinga, gusa yemeza ko ubukwe buri vuba cyane. Abigarukaho rero yagize ati, mu kiganiro nabahaye nababwiye ko uyu mwaka mfite ubukwe, ubwo rero mwe muri hafi mutegura amakote. Iby'amazina byo sinabibabwira, nta nubwo nshaka kubivugaho nonaha, cyangwa se ntabwo nshaka kubivugaho na gake. Uyu mugabo rero Tukote agiye gukora ubukwe nyuma y'uko yiteguraga kubukora muri 2021, bikarangira butabaye, cyane kuko bari bagiye kurushinga bahise batandukana. Tukote rero aherutse kwemerera ikinyamakuru Igihe ko afite umukunzi bitegura kurushinga mu ntangiriro z'uyu mwaka. Uyu mukinnyi wa filime rero w'imyaka 53 y'amavuko ni umwe mu bakinnyi ba sinema bamaze igihe kinini muri uyu mwuga, cyane ko amaze imyaka 17 akina filime cyangwa se sinema nyarwanda, ndetse akaba amaze gukina na filime zirenga 161. Ni umugabo mu by'ukuri akina rwose ubona bifiringa, cyane yamenyekanye cyane muri sinema cyangwa muri filime y'uruhererekane y'abamenya series, niho abantu Tukote batangiye kumenya cyane. Hanyuma rero Tukote ni umwe mu bantu bakomezaga kwibazwaho cyane, bavuga ati se azashaka umugore ryari, harimo n'uwo bita Bamenya, akazamo bita Papa Sava, ndetse n'abandi ubona ko bakuze kandi bafite amafaranga, tutibagiwe na King James, ubona bafite amafaranga, ariko ikintu cyo gushaka umugore cyangwa se cyo gushaka abagore ukabona batabikozwe. Nibyo rero by'inkuru ya Tukote ndetse na Tricia. Andi makuru akomeza kugenda agaruka kuri aba bantu, dukomeza tubahe updates. Niba rwego mbageze kuri channel ya munsi y'video maze urebe hano ndetse subscribe, ukandeho ntugicikwa n'inkuru, buhamya n'amakuru agezweho yaba mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Dukomeza kubana, nitwa Theogene, iyi ni Iwacu Factory TV.